no kuvuga ngo tubayeho no kwihengeka abantu bamwe bagiye bageretse hejuru y'abandi hari kugira ngo umuntu abane na nyirabukwe mu nzu cyangwa se umukwe abane na nyirabukwe. Ni bamwe mu baturage bakuwe mu murenge wa Nyarugunga hazwi nka Nonko batuzwa mu mudugudu w'umubano mu kagari ka Rusheshe ya Masaka ni mu karere ka Kicukiro. Inzu bahawe imwe ituwemo n'imiryango ibiri baravuga ko bibabangamiye. Iyi nzu ni imwe muri izi ngizi ziri mu mudugudu wa Mubano aba baturage bavuga ko babangamiwe no kubamo ari imiryango myinshi itandukanye. Aha kuri uyu muryango ni kwa Budu afite abana 7 ndetse n'umufasha we, hanyuma hano haba abuzukuru b'umukecuru witwa Madarina uyu yitabye Imana. Kibwe turabangamiwe kuko tuba mu nzu turi imiryango ibiri. Mu ruhande rwo hepfo habamo umuryango no mu ruhande rwo mu gikari hakabamo umuryango. Ntago bikwiriye ko abantu babyigana mu nzu imwe imiryango ibiri kabana mu nzu imwe. Nta n'ahandi hantu biba. Ahandi hose bagiye babaha inzu imwe. Buri muryango bakawuha inzu ariko twebwe baratugerekeranyije. Biratubangamiye pe. Dutuye kuri Nonko mu bibanza byacu twebwe ubwacu. Twafite n'ibyangombwa by'umutungo. Akarere kaza kwa dukura gatubwe ngo kaje kudutuza. Mu by'ukuri byo batwemereye nta na kimwe bigeze badukorera. Batwemereye ko bagomba kudutuza nk'abandi banyarwanda. Ngo aho twari dutuye ngo harabangamye kandi twe twabonaga nta kibazo twari dufite. Niba turi inyamaswa kandi inyamaswa ntizibana mu gihuru kimwe. Ukararana n'abana n'amasafuriya. Ikibazo cy'amakimbirane kinini gihari. Tukibaze se twebwe kuki abandi banyarwanda babatuza neza twebwe bakaba baratugize gutya no kubera iki badukuye mu byacu batujyanye aho ngo bagiye kudutuza neza nta mibereho dufite. Aba baturage baravuga ko kubana ari imiryango itandukanye bibashyamiranyije ukutumvikana bafite ngo kwabyaye amakimbirane babona ko aganisha kukugirirana nabi. Harimo amakimbirane mabi cyane ku buryo turi no mu nzira zo ndetse bibaye na ngombwa nuko abantu bagenda bihangana no kuba twakwicana twanakwicana kuko ukuntu tubanye nta numwe uvugana n'undi neza. Nihangana cyane ahubwo abantu bazicana kubera ko ukuntu tubanye hano mu mudugudu biteza amakimbirane mu gatongana bikaba byavamo no kurwanya. Nyine umwe atetse undi atetse nyine agaburira umuryango we uwawe nyine ubwo se urumva yakugaburira umuryango kandi utamufashije gukora. Ibyo rwose birahari cyane by'amakimbirane kuko bamwe barasakuza hari n'igihe bacuranga radio urumva inzu mu yindi akavuga ati ngiye sinshaka kumva radio ugasanga nta makimbirane batongana rero ugasanga ahubwo tugahuruzanya ingo zose tuti nimuze muduke muri kibazo biba buri munsi ahubwo nibujye none gubitara n'umuntu wasomye nk'akagwa undi atagasomye abuza agafaranga ko kujya kugasoma ugasanga bibaye amakimbirane. Nanone kandi ngo abakuze muri bo ntibagitera akabariro kubera ubwinshi bw'abantu mu nzimwe. Ibyagutera akabariro ni nkaho byibagiranye. Nyine ibyo bintu niho bibayeho abari nko kwiyiba ariko bitavuze ngo ni buri gihe kuko uburyamanya n'abana uruhande rwawe ntago buri gihe ibyo bintu wahora ubirimo. Ibyo gutera akabariro byo dusa n'ababyibagiwe ubu ngubu twibereye nk'abapadiri. None se wabikora uturyamanye n'abana mu buriri? Nubwo nuko nyine n'ukwihangana ukemera ukibabarira nta kundi. Mbese muri make dusabye leta inkunga yadufasha ikadutandukanya byaba byiza cyane kuko wabari n'umutekano w'abanyarwanda. Twifuza ko natwe twabona inzu buri muntu akajya mu nzu ye tukisanzura. Ibintu wagira ngo mbese tumeze nk'abari mu ndake sinzi uko byaba bimeze. Ni ikibazo gikomeye cyane rwose kitubangamiye mu by'ukuri badufashije badukemurira ikibazo nk'uko bagikemurira abandi banyarwanda cyangwa bakadusubizaho twari twibereye. Bayingana Emmanuel umuyobozi wungirije w'akarere ka Kicukiro ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko inzu bahawe zihagije kandi ko bagomba kunyurwa nazo kuko hari n'abandi baturage bakiri gushakirwa ubuturo. Zihagije ko n'imyaka imamazemo byinshi kuko babyifuza wenda ko umuntu yumva yifuza kuba hisanzuye ibyo ushobora kutudutworohera kuko hari na benshi dushaka gutuza niyo kuvuga ngo imiryango ibiri bamwe bataranayibona ariko gahunda dufite niyo ko buri mwaka niba dufite amazu twubatse tugatuza batarabona aho bajya n'ubundi turimo turubaka amazu hari n'abandi bagenzi babo bataratuzwa ahubwo twabakuye aho ngaho. Hanyuma wenda icyo kibazo nacyo tukakireba ariko bitatuje yuko ubwo ni ugukemura amakimbirane asanzwe no mu miryango isanzwe atari kuvuga ngo abaturanyi umuntu uko babana mu nzu twabegera tukaganira nabo tukareba iki kibazo ko giteye.
aba mubona ni bamwe mu bagize imiryango 10 iba muri izi nzu 5 bubakiwe hano mu murenge wa Masaka bakuwe mu murenge wa Nyarugunga mu kagari ka Nonko. Aba bavuga ko uretse bo hari n'indi miryango 21 yagiye ijyanwa mu bice bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Clarisse Karasira, Flash TV, i Masaka mu karere ka Kicukiro.